yararije arambwira ngo nabyaye umwana badasa nyine ngo ntago ari uwo. Wiga mu kanga icyo gihe? Narindi kurangiza primaire mu wa gatandatu 2015. Ebana abagura gusambanyisha guteye inda. Akindi kwa ko umuntu twakundanaga nje numvaga nta niribi twakunda abakobwa tuvuga ta kugira ngo uyikuremo. Wayibyara ukamurera tu nkungu umwana wanje anagize arashimishije fresh mu manota ni neza ni wa muntu na akamenya ngo turateka iki biragenda gutya urumva ntari uwo musweranyina ni yatanamfasha ntacyo bintwaye ngeyo. None cyo gihe ni wakundanaga n'abandi bahungu nyine ku buryo ari nayo mpamvu wapo uwo mujeni ni nayo wabikoze bwa mbere ahubwo sinzi ikintu cyamuteye guhinduka. Noneho ukimara kubyara ubona ubuzima burakomeye uhita uyoboka umurimo w'uburayi. Oya umva ukuntu byagenze. Uko winjiye uburayi? Nge nabyaye ku cyumweru. Vienna Mary baje kundeba kwa muganga bakora impanuka. Bitaba Imana. Ukiri ni Kigali nigeze kugushaka ngo tuganire wamfashe mbasha kubona ubutabera ubuvugizi. Handi wakoreraga Inyamirambo nsanga ufite abakiriya benshi. Hari abajeni benshi tu hari n'umujeni wanjye wakoresheje ikiganiro nari naherekeje mu profiteho kugira ngo numuvugishe. Birangira tutabonanye nyine. Ariko nuko ngo nanjye warambonye nyine twarabonanye amaso ku maso. Wowe turazanya gutya amaso ku maso njyana nagusuhuza iyo washigari hari aboro dukubitanira si ngombwa ngo bize hano. So nukuvuga ngo rero ukimara kubyara na uhitubura n'ababyeyi ubona ubuzima mukuru wa mama nyine ahita umukuru w'umuryango ahita mbwe yatega swera icunda gaceze dore niho utumye murumuna wanjye apfa. Itawikomereza urumva nahise nsubira imihanda ndangara nyine ndavuga se ndajya kubaho gute. Ubwo wari umaze kugira nka 16? Ndavuga rero kugira ngo njye kubungana n'umwana ari ku mwana musige. Umusiga nyine mu rugo? Umwana musiga mu rugo. Mu rugo nyine n'ubundi aho mu rugo niho mukuru wa mama yaturereraga mu rugo iwacu. Ndagenda mbwira mudugudu ndambwira ati rero kubana n'uramumera ngiye byarananiye. Reka ngende nanga umwanya kuko munsi yanjye ari barumuna banje babiri. Abari bo basigara ngereka nigendere nyine mbanje imihanda birambonye. Papa bibi biswera byagera byose biri hano kuri live bikajya bindongora bamwe ni bananyishyure. No kuvuga ngo rero ubugiye mu burayi ufite imyaka 16. Ubwo icyo gihe wakigurishaga hasi muri commenting. Icyo gihe wakigurishaga ngahe? Ese ubwo icyo gihe byari mu buyobo umuntu ananywa ibyuma bya danje ataranisobanukirwa. Hari nubwo byavaga mu gitangiye ubu kugira ngo urebe kubona n'amaryamo ni ibintu biba bikaze mwana. Uwitwa Jackie ni umwe mu ndaya zikunda kuvugisha ukuri yigeze kuvuga ikibazo iyo ndaya yawe ni indaya yawe Jackie rero ni indaya y'umwana ntagize agakino. Umva ari maraje ndi kuri 16 yanjye akaze ejo bundi bamuruswera ari 10 ubwo se ubwo azabona ahuye nabo. Wowe abakugiyemo nyine mu firirizo icyarimwe ni nk'abangahe? Ntago nababara kuko nta na stade yabakiriri mu ntabwo ndi kuvuga urutonde rw'abakugiyemo ndi kuvuga nibura icyarimwe ndivuga icyarimwe. Ari umufiririzo ntabwo byigeze bimbaho kuko ngiye buriya ntago mu inzoga. Yego niyo nzinyweye bwa abantu turi kumwe ize ebyiri gusa mba nabasiri banze. Ako winywera urumogi? Narugeragereje ariko nararuretse kubera imihindukire umuntu yarahindutse. Ni ukuvuga ngo ntabwo abagabo nka babiri wabyihoresha Jessica izo wabyore ko ari n'umwavoka wajya gundira amaturu y'ubuntu ngo azamburanira. None se umva se nta bagabo nka babiri cyangwa batatu bari bakugiraho icyarimwe?
ugira uti ubu urakoresha mu nzagiye kuko ibintu byararangiye. Yes, mu mitagiye uravuga ngo nta bagabo nka 2 cyangwa 3 bigeze bagusambanya. Yes, mbwira nyine nibyo nabazaga nanjye. Hindura imvugo rero tujyane mu kiganiro. Nta bagabo nka 2 cyangwa 3 cyangwa umubare uruto w'indaya Jackie bigeze bakujyaho igihe wakora ku buraya. Kereka ibisaza bibiri by'Iremera byari bimvanye bari kubaka stade bimvanye muri agence Pub Remera. Birakujyana byanjyana nyine kwa ko bishaje byahise bimwe byaguye agacuho. Ariko ubundi umugabo wakurongora neza nawe ukumva yaguhamije yakurongora amasangahe nkaho umuntu umenyereye uburaya no gusambana bitewe n'ukuntu umaze iminsi nari kubikora wenda abaye yipevera nka 24 hours naribi. Ariko se Jeski nk'aba bantu 609 bataba batapinga baba babona bibugende gute mukanya umbura rwose umva se ufite ikiganiro cyiza cyane ntago nabura kubabwira ngo babikore pe. Guys ndabasaba genda binginze mu kana kado banandebe bankunde kumbwira ngo ndi mwiza muri comment nta na momo nabonye nta umbura rwose ndaje babigukorera nta nubwo nongera kugira ikindi kintu ngubaza batarimo barabikora. Guys mugerageze mutapinge mukanda muri screen zanyu munakanda no kuma umuntu ufite akamanigani umuntu ufite agaki mukanda kandi umurumva ikiganiro umwana w'umukobwa arimo araduhereza ni cyiza byatari. So wabibonye baragerageza kubikora zonyara abasanye zose muzizane nari none uyu Divine namukuye mwisibuye bro. Oya Divine ngende urundi rwego bro wamwe kurengera mpamvu tumba niyo nciye ahantu bari kukuvuga nabi. None se nciye ahantu bari kukuvuga nabi mitamasiga nisize insenda bakamburuka. Reka bareba uzabwira bakuzamure. None se Divine baramboroka ati cya gikobwa cya Dumba kiraje ngo norari cyanutse shacho gahuza na nyininyo kirambira gushaka Divine uri mubi ngusaba ngo munyo y'inkoko duturanye namwe hase wabona iyo nkoko ari so. None se Divine uracyabasha kugira ubushake nk'ubw'abantu cyangwa se kugira nk'ubw'amatungo? Ubu ngubu rero urumva ngewe naka ka discipline ndi kuvugana urumva ngiye namenye ndumva nazi kuvuga ncecetse nta n'imiyaga nshyiramo urukumva. Aka ka discipline ndi kuvugana n'ukubera Dumba yamenye nzara yivu ndi kwifege. Dore agasura kanjye karagarutse wabibonye? Ni ukuri ko Imana isura yagarutse uzi ukuntu wicara kuri kamera. Yego ijisho ryabaga risa umutuku ndi kuvuga n'ibintu nawe ntabyumve. Indaya bita Lisa urayizi? Yego yewe we ni Kanombe iriya se ko yagoswe. Thank you, I receive 5k. Mugende mushyiriraho mugende yizi kera kuko twebwe twatuye Kanombe kera. Uri kumva? Yizi Kanombe kera tukibana no mu giskuti nanjye sinzi ukuntu Liza yahindutse kuri akaba mutate nimba yaracuruje kuri make bakamukomagura simbizi. Nyarugunga. None se ko bavuga ko bapi wari kwandikishwa ngo umwana afite imyaka 10. None se ko bavuga ko ngo indaya mukunze kuba ese giho ngo hano ngareke bavuga ko ngo indaya mukunze kuba mwatakaza agaciro ngo iyo mumaze kugira inguma. Hari umuntu bita maestro ushaka ubundi suri kubana kano gasura kanje. Hari inkovu uri kumbona usibye ingiyi niyo mu bwana. None se genda saa kubaza J
niki cyamubonye Jay namubonye disuko musaba murasabye atari ushingira kuki ushango baramwanze ngo turasasha turavuga mubwira genda utubwire ubuzima bwawe jya mu mirimo turavuga sijya uzi ibyombo numara koza ibyombo kazo nakumva mucoma wasaye usenge numara guseka turavuga uhera kuki wita umumama nk'uyu nguyu ufite umwana ungana kuriya umumama mwiza kuriya wita ku bana biwe uva ngo indaya ngo indaya ngo niki gituma umwita none indaya arabyemera divine byihoreye mucomante ntabwo uzi ibyo bintu Dumba nsubiza muri comment ariko se wamipa yo uko abantu bari gusaba nimero yanjye wasa nk'uyishyira muri screen umwanya muto ko mbona wagira ngo ntibaze gusoma comment nese divi urumva rato divi yimbwira rata yimbwira nimero yawe rata 079 urabanza 7 ariko yagwandika 0 914 yego inda 94 ntago nyikiriyo 4 nanone 3 1 Dumba PayPal ya urachakora 7 divi siyose divi ni so uhoza ari inda no kuvuga ngo urumva ako Dumba wa no kuvuga ngo kugira ngo ugere rero ku rwego rwo kuvuga ngo hano none ndazihaze byaje bitebyo no nyine hari igihe ura n'ibintu bikakurenga usanga nyine abantu benshi bakurira amaturu y'ubuntu bagupromisinga ubundi abantu benshi bandi amaturu n'abantu bari bari kumwizeza ngo bazamburanira bakuburanira mu bikisi nyine muri ibyo bibazo ariko baragutungitse kweli kandi nanuza yarabinkoze sha mwana ingenzi we ukina filime nawe yaragutungitse byatari we twarahuye mu hasitori ndamwanije nshaka gukina filime ewana arambwira ati rero ukuntu bimeze tugomba guhura ahantu tukaganira icyo gihe nari ndi kuri taye za danje ewana aho amanimero ze nanjye muha izanjye ndazibika mu gitondo ndanabizirikana ndamuhamagara andangira aho turi bubonane sasa mukundanya aho turi bubonane narambwira ati rero urabona iyi nkuru ni ndende bagomba kuyandika bagomba kugira ibyo bakatamo wahita kujyana mu burira gutungira uturu tubiri twose ngo kamwe nako kubigeza ngo ku muntu ubishinzwe kugira ngo nyine ngo bisohorwe ingenzi ukina filime ya esanse ingenzi ukina filime abaragutungira nibaguha ijambo mucoma nari ijambo yego mucoma umva rata divi none ngenda ndashaka kwibariza akantu sibyo kandi umbabane nundakariye sibyo mucoma gerageza uvuge utari bwirya ibintu byinshi Jane babarira muvugisha sibyo n'amategeko sibyo umva divi umuntu unyohereje amafaranga arakoze cyane imana imuha mbonye ibindi umva divi njye ntabwo aranzi sinzi umuntu ujyaginga ntabwo ndi umuntu nyine ariko ndashaka kwibariza niyo je avuze ngo indaya divine wumva umeze ute oya ubundi je hari ukuntu ari kubivuga nabi kandi yakabivuze neza akavuze ati wo wahoze ariyo
Muchoma kuko mucomante ngewe ibintu ndi kukubwira ni true. Mucomante ibintu ndi kukubwira ni true, ni ibintu umuntu aba yarakoze atahakana atanakwishisha. Nk'ubu ushobora gusanga nk'abari kwandika hano muri comment narahuye n'abagabo babo bamwe n'abasaza babo babo, ariko nyine ni ukuvuga ngo ntago ari ibintu gikora, right? wapi uwahoze ari inda ni ukuvuga ngo wowe uramutse ugiye wenda nk'abantu wibuka uzi bagusambanyije bya nyabyo, apana bamwe bagutobaka, ubu ari nk'abangahe? mwanditse Muchoma urimo tuvagira amahane, ni mwebwe muri kuvagira ngaretse ngo ndangize. Muchoma abantu bakomeje kugusaba muri comment ngo buretse muratuvagira, nuko bashaka ngo uvuge undi mwana nawe ntabwo ngiye mbishaka, njye ndashaka kwivugana na Divine. uretse gusa kumuganiriza gutya wiriye nta kintu uri kumufasha kandi ngewe kugira ngo nze ntange Lion hano ndimo ndamufasha. uzi Am I asking Lion? No, sheri wanje, you can even get more than that. Sibyo? Ariko iboro byo kuvuga ngo tutange ngo Lions hano muyagabane na TikTok n'aba hostinze ama live. Oya nta Lions none se nimero yanjye iri hari iri app, nimba ukeneye kugira icyo ufasha wakanda akanyenyeri. Queen, me and you mbabarira Queen, mbabarira mu baby tumufashe. Sibyo? Oya nje ndashaka kumwiguririra ka fanta niyo hereza ka nawe turabikorana nyine. Ari uvuze neza abamufasha tumufashe, ariko Muchoma ariko namwe ibyo kumwita indaya ntago bitwika amani, ibyo mbora ngo uri indaya ngo none se ngo none se tubimwambure turamufasha nyine. Yahoze ndiyo none se ndikubihakana. Ese cyariyo Muchoma oya nye ariko ni ibyaranje. Muchoma umwana arimo arakubwira ngo wowe mwihorere ibyo arimo arabizi. Okay. ntugire kumuvangira. Nahoze ndiyo narabiretse. Yes. Ibyo byose bikesha tu. Nta bindi. Muchoma ahubwo nimba nawe ufite icyo umufasha amufasha. oya ndumva nanjye nshoboye aho bigeze. jewe momo ntigikora byaranze. Can I cash you up? Nshyira kuri PayPal ntaribi. Hajya PayPal ndagufitira. PayPal afite igihombo. PayPal ngenda ifoero ndaguha nimero yanjye. Kandi gukoresha neza kuri abantu. Nimero yanjye suyizi. Ndatakuraba. Safi sana ngo God bless you. Gasukureka nshimira uno muntu arakoze, Imana imuhe umugisha wallahi. agwa inoti yangahe? Ewana nago namuvuga mu izina, ariko undi abana ba Yuda bari benshi ariko abadamu nitwe bake. Mabere ya nyoko baguhaye angahe? Ama inote ya 51 bro. Wabibonye bro, ni ibyo ngibyo nyine mubwiye. N'ayandi agiye kuboneka. Oya reka gutyo turabona amazina n'ayandi ari buboneke. Ibyo na Ewana kirayi cy'umwana kiboneke kabisa. Oya humura nakubwiye ngo n'ayandi ari buboneke. Ako uzikureka uburayi ukuntu bigoraho. Abantu bakaguhamaga kuvuga ngo ufukama hasi uvuga uti Mana Nyagasani uyu munsi ikora ibitangaza. Imana igiye gukora. Yewe nsenga saa 9 Jeskizo. Turi saa 3 mu Rwanda na 11 kandi nge nsenga saa 9 za mu gitondo. Ubwo sangwa mu nzu ugifitemo za gapotera. Kuriyo naho umuntu aramutse wapiraga ibyo biboro mani byakorerwa mu nzu. Iyo ugiye kubikora ahantu mbana n'umwana. Iyo ugiye kubikora ubikorera hero. Amarumu usabereyeho iki wa mipa? Mabere ya nyoko kandi wavuze ngo warabiretse. Nyine narabiretse. Ariko nyine ntabwo ubura wenda nk'umwe ushobora kuba yakugura ibirayi by'uwo munsi. Oya ubu ngubu ko nabiretse, Imana isigaye ijyana inyingurire amayira tu nkajya kubona nkabona uyu munsi niba hano hari n'umubyeyi nshimira rwose nandi ndabizi ko ari kuri live. Imana iguha umugisha. Wallahi mu mezi angahe maze muzi niwe muntu kabisa ujya kubona nkabona aranyandikira ati Divine akira ibirayi by'umwana, tugenda yigurira agaceri, ndabizi ko ukunda agaceri.
buriya ndi n'umutetsi mwiza wa mipangu nzi guteka fo. Uretse gato none se iyo waribwe mu maguru byo ubigenza ute? See, that's what I mean. Oya ntago urumva igihe nabikoreye kirahagije ku buryo nashaka kwicara ngo mvuge ngo amhoni no. Simba nanabitekereza ubu wamipanga ikintu kiriho narindi gutekereza mu minsi iri imbere no gushaka akantu k'akarimo k'amaboko bandi kwikorera ariko nabyo biri mu nzira. Ese uko nk'abantu bagiye bagucamo koko nyababyeyi ntibayisatuye? Wapi ibikiriho ntaribe tameze neza ibaze ko natunguwe n'ejo bundi kwipimisha ngasanga ndi muzima. Ubu uracyari muzima? Ese mfata umwanzuro ndavuga ni ibintu ni ukubita mbireka burundu. ariko we uje ntabwo uzi amateka ya Divine Kirinda ya Boro. ese ubu narimesha n'abari kwandika hano hasi barabizi. Divine ubu ukigira umutima wo kuba wakunda umuntu urona gato? Wapi wa mipangu njye nigeze kurya umugabo ibicere muri iri Gisenyi. Umwibye nyine vuga ngo kumwiba. Mwibye arandeba nyine bagenzi banje ari bo bananze ahantu ndi baramamagaye urumva nta kuntu waba uri gukorera ahantu uri guhembwa 7,000 ngo naranyuze urya ibihumbi 500 ukiri mu mujyi. Ewana ahantu abajeni banje twakoranaga n'ababwa ati rero buri muntu reka musigira 5 hari harimo n'akadada gatwite. Wibye senyesa usigira abantu 5 nta mutima nawe ugira pe. Harimo n'akadada gatwite ndakabwa ati rero wowe fata agacumi nibi 5 abuze kugura gasombe ariko akagacumu kaguremo imyenda y'umwana. Dore nawe watewe inda n'ingegera nkanjye ubwo nyine nibikunda tuzakuza bambaza umubwire ko mutanze. Wari umuntu uhaye 40 byawe? Nabifite. Hari umuntu uhaye amafaranga yanjye? Nuko kurunda akanyenyeri mba ndikura kuri telefone buri bwa. Ndumva nakubajije ahubwo PayPal yawe niriya nyine. Nyandikira ndayiguhe. Thank you nawe wohereje 500 urakoze 500 yawe agiyeho. Ingana isa gute wowe ufise? Let me see. Uri kumva wa mipangu? Yego nako inda. Wahoze wa mipangu turashwana muswera. Yego wahoze ari inda. Uri kumva? Ewana ndababwa ati rero ngiye umuntu uri bunabambaze muvuge ko mutanze ari n'ubwa mbere mu mbonye. Yego inda. Adamanotse Kigali nk'uko inda zose zimera muri izi kandi muri hano nuko mubukora mwihishe. Ingeri Kigali Kardashian nibwo zari ziri kwaduka bro. Bitangura Kardashian fast bitangura n'agakanzu k'umutuku. Tajya muri salo bana hinweri. Nakamoji. Bitajya gukoresha inzara urabona inzara ngira. Ibi bice byanye nahise njya kubisigisha wa kintu. Nakamoji. Fast nana ego ko nahise ngura sanglene 3. Ewara kuburyo nari imeze neza wanankoraho gutya ngatangwa ati we peti buri mu biki ufite icyo kibazo baguha kantu wowe. No sanglene nigeze kurangaye buriya. Se ko ntakibikoresha unabimenye cyo byabaga ari 5. Ubu rero nirimo nko kuri 5 ze ni ikigo 5 yari yazamuka. Umugore wese wamuhamagarira mushahara undi muntu ugiye kumuha amafaranga. Ubu n'undi muntu ugiye kumuha amafaranga. Oya nta muntu mpamagariyemo nongeraga urumuri kugira ngo abantu bataza kumbona bakagira ngo ndi nubwo ntari mwiza cyane ariko ntabwo nisiga mukorogo ndi keza k'umubiri wanjye. Ongera ubisubire biryo jambo. Nubwo nari mwiza cyane sinisiga ibihindura umubiri wanjye ndi mwiza ku kabiri kanje bro. That's my Izo niyo mubu wandiye biragaragara ariko mwebwe muhita mujya gushakisha utuntu musiga. Abagabo bagusambanyaga bakubwira ko uryoshye. Ko ari n'inshuti yawe mugendana nahaye se. Oya.
inshuti ibyo ndabivuga ngeze kuri Truwasa. babwire batapinge Divi babwire batapinge Mutapinge. Ndumva. Jessica izojya usoma muri Choma. kometire witwa Hirwa ngo anyara ku. my love like this You is too. internet what the fuck like well It's not real, right? it's not real for real Oh, okay. Okay. If you say it's not real, then it's not real. uyu mugore ko nta bikira afite mugira ngo Kandi mane reka buriya ushaka gukira ingeso arayirata. bamwita Divine number 1 urutwist number 1 Divi mu bantu tugenda nako ngira na ba Patrick ngenda Wakahuru guruse uriya sa zino gushyuka ibyari byakora ugashinyagurira umuntu Kwaho. ashata nk'eviyagara. ni hande muri showbiz wakurongoye ukavuga uti uyu yarapfumuye. Divine reba iyo nimero niyo ntabwo wibeshe Aya nimero ni iyi ntago nibe ko rwose yongera yitegereze Divine ahantu utuye ni muri wese. Yego ni muri wese yanjye nishyura ntago nishyurirwa na nyoko cyangwa na so. Divi yibwirire ni nk'abandi bantu muri showbiz bakunyuzemo bagusambanyije ukavuga Umuntu unyohereje ibiceri thank you bibiri byawe nabibonye. asanze hano umuntu ni ingirakamaro. Divi yibwirire mu bantu bo muri showbiz bagusambanyije Adumba Ari ibanga buriya. kwipalianga. iraba nga Mwabwira Dumba mwakoresha ku bya Dumba araza kuyama nta kibazo. Niandike hano. yibwirira Divi abantu muri showbiz Buriya rero wa mipangu nubwo ntiza ariko mfite ubwenge bwo gutekereza no kumenya inshingano runaka. Hari igihe hano kuri TikTok tuza tugatera story tukamenshoninga izina ry'umuntu. Uri kunyumva? Ejo akahita gutumaho cya kamarade kikata kigukatura urwembe bro. kamarade we ntago muziranye mu buriri Nguri kunyicira izina. Uravuga ko Simani iranimba. Foxman uziko mani muzanamugurire parfum muniganuka mu kwaho. bana we bana je Uzi yamaze kubyina piano ameze ngo ntago wamuca. je cha Divine nacyuke ngo Paxman ntago mwakigera muri kunyikira izina ndabyumva none ngo kamarade aranuka bikomeye cyane. Reka ubwize kuri aba baniga bari Kigali bushaka ubundi muri commentaire maze wanyandikira kuri WhatsApp Niko mutayi. uduparufe twa bibiri ko duhari mwagiye mutugura uburyo ubyina piano rimwe abiri atatu ukahita utangira kunuka. kwa bantu utinye ko bavuga se kandi bavuze ingenzi wambabariye ko n'uyu Nyamirambo nazataha bakaniga Jessica Nyamirambo Kanombe niho navukiye ariko mu gutura nge n'uyu Nyamirambo aho nkodesha. Muri Chateau Marara bro. Nose Divi ubu ngubu cyagira ubushake nyine ku buryo wumva nyine umuntu uhaye nawe abigizemo nk'uruhare cyangwa nyine bimeze nk'ukumva Chomati nta kintu mbo. Oya nta bushatse nagira. Hari umuswera wo mu diaspora blaza nawe yakuriha. Sorry? Kirapenzi. Ibintu uri kwandika ni ibiki ko tutari kubyumva? Oya ubwo sako semane. Ugize kuburi muri rino batiri meze gutya no kurya ari ingufu ushaka kumbwira ko ushobora gushyuka. Seke wagize ngo ubundi ntibyari ibisazi ishumi yanjye. uretse gatoya guys turi abantu 816 mumbabarire ndabasabye ndabinginze mubanze mukandiho ntago dukomeza bandebe bankunde kabiri. ntago dukomeza gukora ikiganiro nk'iki kimeze gutya
utarimo murakanda oya wamipa uretse uze wumva ukuntu nge sinkubwira ngo naraburetse hano hari umukiriya najyaga mpamagara kera uretse uze wumva ukuntu agiye kwivugishwa ngo none se ngo uraboneka reka twumve wowe uretse namfata ndahita nyikwama tu ndahita mbabwira mu buyotinge oya nungi Divi ugiye gukora iki ngiye guhamagara igisaza kera twajya byihore kuba ariko usigaye uri backup nziza usigaye uri backup wanjye uyu niwe bita Kamara uyu ni mubi cyane Dumba yakoze icyo bita kubikura wamama iminota icyo yambaye mu bugisha nari nibeshye Divine ni bad news ibaze ko yaramamagaye teni uyu muntu ngo ni Jovita se ko afite amayeko You're gonna say, Divi, it was nice to meet you. Yeah, I gotta go. I love you guys. You're not going anywhere. You're not going anywhere. I have to. Can't go anywhere. I have to. No, you can't. umva Dumba muri comment ngo mbariza namba ngo sinsange ngo ari umugabo wanjye uhamagaye erega murara musezeranye nabo kandi mbere yuko muza gukorana ubukwe baba baraturayeho yo muri cyagiye woba waraye ngo uri gusenga ngo mu gitondo ngo mfite ubukwe ngo biragenda gutya nawe aba ari gukubitsa kuri ka Queen is the face for me. I know. Divi I don't want to say Divi ko cyiza kandi ekada ese kiza bakimenya bati ntago wasomye muri comment kiza bakimenya Pereke Divine agasomye muri comment ko abahoze ari abakiriya bavuga ati ye baba we nyine ikiza bakimenya bati Divi nta kintu kiri kumbabaza nk'ukuntu iyi live bayisinda akaba hariho abakobwa batatu oya ngenda umusingo madubwa abakobwa bariho mwime abashinzwe sindi indaya ntababeshye sindi indaya sindi single. I have a man. My man is here on this live. So buretse gato nshimire banyarwandakazi wowe wohereje ibihumbi 14 byawe ukoresheje Western Union I receive ntago ndi indaya wowe amahero ngo ni umarnge ntago ndi indaya hari nubwo waba umukiriya waze rega ibintu byarayobotse gucoma kumungani wa Nesa barakubwira ngo hari igihe baby gusura bikaragiye gusweye ntabwo wambasha sheri ibi nibyo bita njyewe mba ndi hano kuri TikTok ndimo ndarukurutinga ibyana iradukunda Divine watusha abantu bari baravuze Dumba wanguriye telefone guys turabantu 227 ahangaha ni gute mudashobora gufata ngo nibura muna tapping muri screen mwana no gutanga ngo zamani gani mwana no kujya no gutapping bananiwe no kunkanda aho byibuze ngo nanjye uyu munsi nseke nk'abandi agusuko guys murabona ko ongera ushireho batoneke uretse ko turi umuvana wose keza guys mukanda kandeho mukanda ako ni uko buntu amabatirata no se Jena na Dumba sibyo yes Sara ko kantu ni keza kuri Divine live ako kantu yananiye je
uvuze ngo iki Jay vuga ako kantu ukunda ya divine ni sawa cyane yes n'akantu ukunda ya divine ni sawa wamipa turashwana nusubira divine nakubwiye uwahoze ntabwo inubundi agiye kujya kwiga korowani isaha zageze mujyane kuri pe tutazakora amabara ahangaha oya ntabwo bijya biba ntabwo ubundi budubene nibyo bintu njya mubwira tutazakora amabara sijinda once indaya ngo is always indaya uwahoze wamuswera we manzi kari ko umujomaza arimo arakubwira ngo uri indaya akumaranye ese muco erega impamvu ubundi bataduteranya wamipa ndagusaba ndeba mu cyomantu ndebe kandi mba nacecetse oya ngiye gukatira izindi ziri hano muri comment wase jokes yako mwankanze ugiye kwe mwankanzeho nanjye bana ureko urabona ukuntu nije bagomba gukanda kuko nibo bafitiye n'abakoresha reba ukuntu bana bakoresha kwere na murezi ngaho da ngaho na muco mate Jeskizo wamipa ndakumva kugira ngo tujyanirane neza biragusaba ko uza guhindura ukuntu uri kunyita kandi nakubujije nakubwiye ngo uwahoze ngo uburayi buvamo ntibukuva yabuvuyemo ibanza wumve hari oya nsomye ibyo banditse oya uzi impamvu aba kwini uba divine wikwirushya usubizanya n'aba ngaba kuko buri muntu abindaya bitewe n'uko uri kumwe nandi muri weekend wa murezi aho bigeze ndi hafi kukurekura aho bigeze ndi hafi kukurekura oya no ujyanye he ndumva rero murekura umusigirende ndumva kambatere story rero ibyabayeho wenda uraza gusanga abagore barahangana safi sana be umusafi sana nta kuntu mumanura myakugwa mu ariko rero reka mbabyire nuzi nawe Jesquiza nawe yagumye karavuga ngo abagore Jesquiza ndumugore wawe Divine wararanye na Fred wo kuri Choice Jesquiza ndengera ngo bazinde umugore wawe iburetse gato Divine iyo uvuze ngo abagore ubushatse kuvuga Divine ntukiri uyu muntu yitwa safi sana J kandi uwo muntu nanjye namusubiza niba munukira wabonye ko ingegera gusa mucoma banza unyumve Divine Fred bandikira nta nubwo muzi uko ni Choice umunyamakuru ntago muzi pe nta n'umuntu wo kuri The Choice nziranye nawe uturayisanga kuri YouTube safi sana who lied to you that you are the best guest here wamavya yaso wamuhimbiriwe nyagufa wendana na banyoko kuma mama yako mushenzi izi sama ninde sheri uyu ngo ni safi sana amugaye ngatunya manurira imbwa safi sana yanusi umunsi wose manurira umuhimbira umutwa ingegera umushenzi ngo tumubloge Jesquiza kamanure na karofa gusa katagira ubwenge umushenzi genda uvugire mu safi gishanga sana do you know uziyahereye we witsinze amateretse rero ufite indi mukobwa w'indaya yanjye ibintu yambwiye ko nawe ukunda indaya rero nicyo kibazo banza wumve ibyabaye umwana w'umukobwa oya safi sana nawe uraraburiza fo arinde buretse umwana w'umukobwa ngo umugabo yaramuguze aragenda bajya kuryamana nyine bagiye kuryamana ngo umugabo aramubwiye ngo noneho ngo ugiye kurigata imboro noneho umukobwa nawe ngo agiye kumanuka epfo ngasanga umugabo ngo afite igice cyo mu byindi wagurugura abantu bitawaza bakitawaza nabi hakaba ari ubuntu bw'ubuvungukira bwagiye bufata ku mabya ubundi ibyo biba ku bantu bakurutaho ibiro nka bibiri ukuntu ugasanga nyine ntiyikesheje sibyo ariko iyo uzi ubwenge buriya umurusha ubwenge ukamubwira ati tubanze muri dushe ariko kubera ubugoryi bwawe
Nashambira Tafisana, you tried, bitch. You tried, but you tried wrong. kubera ubugoryi bw'abantu ntago mbibutse mwabaswera ntago nimero yanjye iri hano kugira ngo bampamagare ntago nyigicuruza ndabiyamye urampamagara ndahita nkudarapa hano Dumba. yo unawe wajyura n'abantu bafite wambwira umuntu bita Tafisana yanjye nahuye n'abantu bafite isuku I gusa swear to my, can you guys stop, please? I'm done with this bitch. Either is a bitch or a whore. Yeah, bari umuhungu bamusukara mu kibuno. Which one? Safisana, man. But Safisana, bro. Vanessa wareka uzimucama hano kuri TikTok iyo witaye ku bintu bya comment No. Hari igihe umuntu abifata so personal, and that's what I want to address. You can go fuck yourself, fuck your mother, fuck your father, fuck your shit, fuck anything. Literally, fuck anything. I don't give a fuck about anything. But don't fucking come here. Talking about me or my friend Harvey. Don't do that shit. Muchoman. ariko n'abantu bose sigo barabaye huguye umva bose bitabiriye ibintu byerekeranye ngo no kwigira batanje kandi n'ubundi usanga bagitega barutwa nanjye uza nkemera ko nabiretse so guys munkande ubanze munkande kugira ngo dukomeranye n'indage mucoma mfite kangahe ntabwo zino kubireba none nicyo kintu gisa ntabwo tukubire nyine mfite kangahe dore batoneka yagarutse ni mu muzamure munzamure batoneke mwuka byara mfite kangahe bagere No, what I'm saying is, Queen, this bitch, I don't know who this shit is. None of it's a thing. You a fucking thing. Okay? You can go fucking hell. Go fuck yourself, bitch. mfite kangahe Once she finished to fuck herself, she should go fuck her mother, bitch. mfite kangahe man Yeah. ufite gatanu kuri gatanu man Because you tried. guys njye ino live leta nyifunga ninagera ku 10,000 And now we're going to beat her space. ninagera ku 10,000 leta nyifunga yo kugira ngo nkomeze mvuga ubusa mbahashoba sayenzi bakabana batari In your life, yeah. Remember, you have a man here. I know. concrete guys mubanze muhandeho Ni amakuru wampaye shere wanjye. indaya zari zigiye kuzanyica ngo wigize ngo wadanje ngo kwa Dumba ngo wigize ngo wadanje warahindutse ngo kandi kwakundi mba nigiriye imihanda kwiruhukira mu mutwe wallahi bari banyishe Bagusanze mu mbari. kwakundi nyine ese ko nazo ziri mu kabari ego ziratongana nimba ziba zababaye njyewe ndi honete mvugisha ukuri ntabwo ndi nkamwe mu ryarya umuntu divi kuva watajya gusambana mundi mwege apikere ku muswera nyirageze kubigerageza ariko wallahi namukubise ingumi byagenze bite tubwire ko byagenze urumva ari igihe umuntu iyo ukiri muri aka kazi nari ndimo hari igihe umushuti wawe akubwira ati ngiye mfite umukiriya ushyushye uri tayari mutapinge wabipangu birangiye sinjya mvuga inkuru naratapinga kandi mwibone nageze kuri 5 mugire vuba mutapinga story time wowe ntiwongere kuburana ngo batapinga umuntu ntari kubona tapinga ntiyongere kwandika muri comment ngo story time yego muri abantu 600 ku buryo gutapinga ntabwo bizi se uri nyabibera muserebura ngo yari yabibangamiye umva se ngo Divine yarabiretse pe ejo bundi twahuriye Nyabugogo yambaye ikanzu igenda ikuba hasi wow warambonye nari nagiye kugurira agasombe umwana mutemo gasuku rero wowe bishobora kuba bizangora nkashakije ki
nkagushyira hejuru kugira ngo abe ari njye ubyikorera kuko ushobora kungwaho kuko abantu mungana gutyo iyo murangije muravuga ngo ariko nyine njye wamanara ibi Mana Divine niwe wanje. nahise si ibyo abantu bangana n'agasuku uzi umuntu ufite ibiro nk'ibya gasuku wihangane wa mipango bari we nangiraho urugero ego hari umuntu nzibishije reka ndebe ikintu nzibishije ariko se wallahi David wo gatumba umutwe wo gatwara ukwaha imyaka 100 nk'iyo uri kohereza rimwe man ubu nk'uyu muntu wamukorera iki komeza kuba agasuku mo tubwiyorere sinababwiye ngo abantu muri bumamagare ndabakatira nimbitaba hano nkabavamo nimuvuge ngo ndi umwana mubi ntabwo mba nanze nimero yanjye kugira mu mamagare genda ubitaba nabahereza uretse Imbavu zanje. urumva abantu bameze nk'agasuku bangana nawe gutya hano gutya ukuntu uba usanga ubundi nyitana y'inipaka katurebe erega none se uragira ngo angane nk'ayawe ataronyeje Sheri, Yesu we, egera inyuma gatoya. iri ni iryonyeje sheri hari n'abarigira bataronyeje akufite ibirora manu uyu muntu uri kumpamagara yambabari nita bitumve boye Nita. ahubwo biratuma nanamuhamagara uranzikira ari kumbaza muri iki gitondo wabaye urayituvaho n'umuhamagara nta mayinite mfite divi abantu banini ngo bigenda gute ndi gutanga urugero ko abantu banini abantu banini urumva ubundi ngewe umuntu ufite inda umuntu ufite inda mba ndi kumubwira yuko afite inda wese gato ikabanza wahoze Yakubwiye wahoze. ikabanza cita ninde je ako je wajiwe uwo cita ninde je wale hata divine Shita ni wa wundi. urumva kwa kuntu njya mvuga ngo abantu dufite inda tudakora nka siporo ngo igabanuke ubundi bayita nayo inipaka bro Esa. iba ari inda y'icyo kurya rero hari igihe ariko uyu muntu uri kumbipa ashobora kuba ari n'uw'ingenzi kandi rwose nta n'umwanya mfite reka genda umva sasa wabona ari n'agasi yo jewe wabona ari nande wabona ari musaza wa muhoza uri aha guys ndabona mutari muragenda ariko kwa ko bro wanjye nta phone afite ashobora kuba ari uri kumpamagara guys ndabona mutari muragenda mukandakanda Divine Gihozo uramuzi Gihozo nzi n'umwana wanjye hari undi Gihozo naba nzi twagiye rero ndabona abantu turi mugenda bakandakanda iyo abantu nibagende bakandakanda ntabwo ndongera kubona akamesaje kandi uyu munsi ngomba kwitamo nanjyana mu mujyi kukwirangurira udusiripa so rwose tumufite amafaranga yawe ariko mfite 40 uwo nguwo arabikora nituva live abashyiraho hake uragira ngo nagira amafaranga ya divine nkagira amahoro ashobora kunkubitira inshuro 559 ndumva abantu ndabona batari mu radukikanaho ubwo twagiye sibyo tugende se twagiye ngende uko nkora